dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara igice cya 28 umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Ku munsi w'uko kwezi wa 15 hatangirireho iminsi mikuru, bajye bamara iminsi 7 barya imitsima idasembuwe. Ku munsi uyitangira mujye muteranira kuba iteraniro ryera Imana ishimwe cyane. Dusomye mu gitabo cyo kubara igice cya 28 umurongo wa 16 tugeza ku murongo wa 18. Ijambo ry'uwo munsi, hari umunsi wahinduye isi, Imana ishimwe cyane. Hari umunsi, hari ikintu cyabaye bituma isi, amateka y'isi yose ahinduka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni koko abo dukunze guterana uyu munsi ntago biri bwemere kubera icyorezo cyakajije ubukana, ariko Imana twizera dusenga ndetse no kuba habasha kuboneka udufatira amajwi n'ubutumwa bwiza kugira ngo bugere hirya no hino, nabwo no kubishimira Imana, no gushimira Imana muri byose, kuko byose Imana irabizi kandi Imana ibifitiye igisubizo. Ku bwawo wowe rero ufata ubutumwa bwiza kugira ngo bubashe kugera no ku bandi aho bari, Imana iguha umugisha kandi n'abandi nabo Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Umunsi wawe uvuka uri mu biganza by'Uwiteka Imana. Icyo gihe wari mu mugambi w'Imana, kandi n'umunsi uzava mu mubiri n'iherezo ryawe riri mu kuboko kw'Imana. Ni ukuvuga rero yuko Imana ifite umugambi mwiza. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko ngo iminsi yawe itaravaho n'umwe Imana yari iyizi, kandi Imana yakumenye utarabaho. Imana ishimwe cyane. Ku munsi nk'uyu nguyu rero cyane cyane dutekereza ko hari ikigeze kuba uwo munsi noneho gihindura amateka. Ndagira ngo uyu munsi dutekereze kandi dusobanukirwe ko iminsi yawe iri mu kuboko k'Uwiteka Imana, iri mu bushobozi bw'Imana. Nta kintu gishobora kukubaho Imana itabizi kandi itacyemeye, ariko cyane cyane ryo rikaba ari isezerano ry'abizera Imana, isezerano ry'abakiriye agakiza, isezerano ry'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane rero kandi habwe icyubahiro. Kubw'ibyo ndagira ngo ubwire ngo ntutinye kandi ntugire ubwoba, ntukuke umutima. Imana ishimwe cyane. Kuko iyi minsi yawe Imana iyifite mu kiganza. Kabone niyo waba urwaye, kabone niyo waba ufite urugamba rumeze gute, ibyo byose Imana yahagurukiye gukora irabishobora kandi ikabitunganya. Kubw'ibyo rero ni koko mu gihe cya none ntago bitubashiye kugira ngo tubashe guterana nk'uko bisanzwe turi hamwe nk'iteraniro duhimbaza Imana, ariko ndagira ngo ubwire ngo nawe uri gusenga, aho uri gusengera hose, babiri cyangwa se umwe, nimuhura mu izina rya Yesu mugasenga Imana iraza ikaba hagati muri mwe. Imana ishimwe cyane. Dutekereza ijambo ry'uyu munsi, hari umunsi wahinduye isi, hari ikintu cyabaye. Reka nkubwire ngo mu isezerano rya kera hano mu ijambo ry'Imana tubona ko imbaraga z'umwijima zakomeje kugenda zigaragaza, zikora ibikorwa, ndetse na bugingo n'ubu no mu isezerano rishya no kugeza uyu munsi imbaraga z'umwijima zigerageza kugira ngo zigende zigira ibyo zangiza. Niyo mpamvu usanga hari ibibazo mu miryango, usanga hari ibibazo by'urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, usanga ndetse hari ibibazo mu kwiyahura, usanga hari ubugizi bwa nabi, ibibazo byo mu mutwe. Ibyo byose biragaragara, byagiye bigaragara no kugeza n'ubu, ariko biterwa n'iki rero? Biterwa n'imbaraga z'umwijima ziba zibyihishe inyuma. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana uyu munsi dutekereza ko Imana irashaka ngo turwane urugamba rwo mu mwuka, kubera ko ibyo bibazo ni ibibazo byo mu mwuka. Kugira ngo tubashe kugira icyo dukoreshwa n'Imana, nuko duhagarara natwe dutunganyije imibereho yacu mu buryo bw'umwuka. Noneho tumaze gutunganya imibereho mu buryo bw'umwuka, nibwo dushobora kurwana urugamba rwo mu mwuka. Noneho tukagira ibyo dutunganya bya bibazo bigaragara n'ibitagaragara, kuko biri kubera mu isi yo mu mwuka. Imana idushoboze cyane. Uyu munsi rero tuzirikane yuko umaze kwakira agakiza uhinduka umwana w'Imana, kandi umaze guhinduka umwana w'Imana icyo gihe uhabwa ubutware. Muri Luka 10 umurongo wa 19 ngo mbahaye ubutware.
mbahaye ubutware. kubera iki? kuko abana b'Imana, umwami Yesu wahawe ubutware mu ijuru no mu isi, aravuga ati dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. kubw'ibyo nta mpamvu yo kugira ubwoba mu gihe turi gutekereza ko hari ikintu cyabaye, hari umunsi wabayeho noneho uhindura amateka y'isi yose. Imana ishimwe cyane. umunsi umwe rero abisirayeli bari muri Egiputa, uyu munsi abisirayeli bari muri Egiputa, hari ukuntu bari mu buretwa, bari mu bibazo bikomeye cyane bitaboroheye, ndetse bateburishwa amatafari, bakoreshwa imirimo y'agahato, ndetse bakubitwa. icyo gihe basize amaraso ku nkomanizo. Haleluya. uwo munsi ni umunsi wahinduye isi yose, kuko bamaze gusiga amaraso y'umwana w'intama udafite inenge, bagasangira umutsima udasembuwe. uwo munsi wahinduye isi yose, ni umunsi wa Pasika. Imana ishimwe cyane. kandi ndagira ngo nkwibutse ko uyu munsi nawe uzirikane wa munsi wakiriye agakiza, wa munsi wizeye Imana. uwo munsi ni umunsi wahinduye isi yose, ni umunsi wagize intsinzi, kandi ni umunsi wagize kubohoka. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yahabwa icyubahiro. uyu munsi rero Imana irashyira imbaraga mu byerekeranye na Pasika. Imana irashyira imbaraga mu byerekeranye no kubohoka. niyo mpamvu iyo usomye mu gitabo cyo Kuva cya gice cyaho cya 2, usanga ko Imana imaze kumva gutaka k'ubwoko bwayo, noneho ifata umwanzuro wo kugira ngo ibabohore, wo kugira ngo ibaruhure. Imana ishimwe cyane, kandi n'ukuri Imana yahabwa icyubahiro. umunsi wahinduye isi, hari umunsi wahinduye isi. niyo mpamvu rero ku byerekeranye na Pasika, ku byerekeranye n'ibanga Imana yakoresheje kuri uriya munsi, kugira ngo noneho ubwoko bwayo bubashe gusohoka, bubashe kuva mu bibazo, bubashe kuva mu buretwa, babashe kuva mu kurenganywa. uwo ni umunsi wahinduye isi yose, kuko uwo munsi ni umunsi n'ubundi Abisirayeli batangiye urugendo, baragenda bajya kunyura mu butayu. icyo gihe Imana iri kubatoza ubuyobozi buturuka ku Uwiteka. hari umunsi umwami Yesu Kristo yazutseho. Kuri Pasika umwami Yesu arazuka. niyo mpamvu ku munsi nk'uyu nguyu dukunda guterana, noneho tukaza imbere y'Imana kubwo kumva ijambo ryayo, kugira ngo Imana n'ubundi idushyiriremo ibyiringiro byayo kandi duhe igisubizo. hari impamvu rero tugiye kuganiraho eshatu Imana yemera ko dutekereza ku munsi nk'uyu nguyu: umunsi Yesu yazutseho, umunsi Abisirayeli bahagurutse bakava mu buretwa. reka nkwibutse ngo ntago bagiye amaramasa, ahubwo bagiye bafite iminyago y'agaciro cyane. Abanyegiputa babahaye ibintu by'agaciro, ubutunzi bukomeye cyane. muri Yesu Kristo byonyine umwami Yesu agendanye nawe uba ufite ubutunzi bukomeye cyane. reka turebe rero impamvu eshatu, kandi impamvu ya mbere ni ukugira ngo ushimangire Pasika mu bugingo bwawe. gushimangira Pasika mu bugingo bwawe, gushimangira iryo banga ryo kubohoka mu bugingo bwawe, bishatse kuvuga ngo urahinduka mu buryo bw'umwuka. ntabwo dushobora kurwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka mu gihe cyose tudahindutse ibyaremwe bishya mu buryo bw'umwuka, mu gihe cyose tudashimangiye Kristo mu bugingo bwacu, kugira ngo abari muri twebwe kandi ni ukuri twuzuye umwuka cyane kandi dukoreshwa n'Imana. niyo mpamvu mu Bakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 7 batubwira ko uwo nguwo Yesu Kristo niwe mwana w'intama twahawe, kandi niwe Pasika yacu. kubera iki? kuko yarazutse, ariho, ni muzima, kandi ubwo ariho nawe uzabaho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. kubw'ibyo rero Kristo niwe mwana w'intama wa Pasika. Imana ishimwe cyane. hari Abisirayeli basohoka muri Egiputa, basohotse kubera Kristo, kuko niwe mwana w'intama wa Pasika. niwe na bugingo n'ubu Imana idukiza ku bwa Yesu Kristo. imbaraga rero z'ibigirwamana byo muri Egiputa ntacyo zari gukora imbere y'ibanga rya Kristo wahanuwe kuva umuntu wa mbere yakora icyaha. Imana ihita ivuga ngo urubyaro rw'umugore ari we Kristo azamenagura imbaraga z'umwijima, imbaraga z'umwanzi Satani. umunsi rero twakiriye agakiza, umunsi wakiriye agakiza, uwutekerezeho, uwibazeho, umenye ngo urya munsi wakiriye agakiza ni umunsi wahinduye isi yose, ni umunsi wahinduye amateka yawe, ni umunsi wahinduye iherezo ryawe. kubera iki? kuko iherezo ryawe noneho rero riri mu kuboko kw'Imana, kandi Imana yakubikiye ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. kubw'ibyo icya mbere dutekerezaho uyu munsi, ndetse tumara icyumweru dutekereza
dutekereza, buryo ki tugomba gushimangira Kristo mu bugingo bwacu, buryo ki tugomba gutekereza yuko Kristo niwe pasika yacu, kandi pasika yacu niko kunesha kw'abizera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane kandi n'ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri rero ni ukugira ngo usogongere kuri pasika, usogongere ku buryohe bwa pasika, usogongere ku buryohe bwa Kristo, ngo nuko Abisirayeli basangira umwana w'intama udafite inenge, maze kandi bahagaze biteguye kugenda, maze barabohoka batahukana intsinzi. Mu materaniro turi imbere y'Imana, niyo waba aho uri hose uri imbere y'Imana, aho ngaho nezererwa Kristo, kuko Kristo niwe gisubizo, niwe gisubizo. Kristo niwe muri byose, niho byose byuzurira kandi niho birangirira. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ati ku musaraba ati birarangiye, ashyira iherezo kuri ibyo bitambo byose, kugira ngo buri umwe wese uje imbere y'Imana ku bwa Yesu Kristo atubere inzira iduhuza n'Imana. Muri Yohana 14:6 ati nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Imana ishimwe cyane. Yaraje ngo atubere inzira, adusubize ku Mana, kuko twari dutandukanyije n'Imana kubera igicumuro, noneho Satani ashaka kugira ngo turimburanwe nawe. Ariko mu Efeso 2:1 ngo namwe yarabasuye, mwebwe abari mupfiriye mu byaha no mu bicumuro. Imana ishimwe cyane. Maze Imana iduha agakiza k'ubuntu. Mu Efeso 2:8 ni impano, agakiza ni impano y'Imana. Kubw'ibyo rero uyu munsi nk'uyu nguyu dukunda kugiraho amateraniro, tujye dutekereza uburyohe bwo kugira Kristo mu bugingo bwacu. Kuko yaraje ngo aturuhure imitwaro, yaraje ngo aneshe Satani ndetse n'imirimo ye ayimareho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane kandi tubasha gusenga turi imbere y'Imana, tubasha gusenga tukarwana urugamba rwo mu mwuka, kugira ngo tugire icyo duhindura bya bindi biri kubera mu isi yo mu buryo bw'umwuka. Icya gatatu rero, umunsi wahinduye isi, nuvuga ngo ibyo byabaye kugira ngo ube umuhamya wa pasika, nuvuga ngo umuhamya wa Kristo. Niyo mpamvu mbere ko Kristo azamuka amaze kuzuka, aravuga ati icyakora cyo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya, uhereye Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero umunsi nk'uyu nguyu dukunze kuba dufite amateraniro, n'ubundi ni umunsi tuzirikana yuko Imana yabyemeye ko Yesu Kristo azuka kugira ngo tubashe kuba abahamya ba Kristo, abahamya ba Yesu Kristo wazutse. Niyo mpamvu Pawulo ubwo yabwirizaga ubutumwa bwiza bageragezaga kumurwanya kugira ngo bumvikanishe ko Yesu atazutse, ariko ubutumwa yatangaga ati ndababwira mbibutsa ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana. Yesu ni Kristo kandi yarazutse, ariho ni muzima. Ubwo ariho rero nawe byanze bikunze uzabaho. Imana ishaka yuko dusobanukirwa umugisha wo kuba imbere yayo, wo kuyiramya, wo kuyihimbaza, ndetse nyuma tukabasha kugenda ikadukoresha kugira ngo itange ibisubizo. Muri uyu mwaka by'umwihariko Imana ishaka abigishwa bagenda bagatanga igisubizo aho bageze hose. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi ushimangire Kristo muri wowe, uyu munsi unezezwe Kristo muri wowe, kandi uyu munsi uhagarare nk'umuhamya wa Kristo mu bugingo bwawe. Kugira ngo dushobore gukiza isi, ni ngombwa ko tubanza gushaka imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Nta handi twazisanga keretse mu ijambo ry'Imana, keretse mu ijambo ry'Imana no gusenga no kwemerera ubushake bw'Imana kugira ngo Imana ibashe kudukoresha. Ku munsi nk'uyu nguyu rero ujya imbere y'Imana kandi ufite iteraniro ryera. Iteraniro ryera rishatse kuvuga iki? Kugira ngo tujye imbere y'Imana itwese dutunganye, bituma tugira umunezero, nta bintu duhishahisha Imana, kuko Imana ireba hose kandi ishaka kuturuhura. Imana ishimwe cyane. Ibyo bizaduhesha umugisha. Ubwami bw'Imana buzabana nawe aho uzagenda hose. Ndagutangariza ko muri iki cyumweru nufata iri jambo ryerekeranye n'uyu munsi wo kubohoka, n'ubundi ubwami bw'Imana buzagendana nawe. Imbaraga z'umwuka uzazihabwa n'Imana. Ikindi kandi Imana izakuvura. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ndetse n'iki cyumweru ujye imbere y'Imana kugire neza
kandi ikwiteho ndetse igukorere ibyiza. Niyo mpamvu rero uyu munsi ndetse muri kano kanya mu buryo bw'umwuka turi imbere y'Imana, ndetse ahantu twateraniye turi dusenga, byose Imana izabitunganya ihereye ku bugingo bwawe, kandi izakwerekeza aho ugomba gushyira ubutumwa bwiza. Imana ikuzuza umwuka wayo wera, kandi Imana ibashe kugukoresha mu gushaka kwayo. Umunsi wakiriye agakiza, uwo munsi uzirikane. Umunsi Kristo yazutseho nk'uyu nguyu wo ku cyumweru, uwo munsi uzirikane. Umunsi Abisirayeli bakoresheje ibanga ry'amaraso bakasiga ku nkomanizo, umenye ngo ryari iherezo ry'ibibazo, kandi umenye yuko muri Kristo ariho tubona ibisubizo. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro, kuko uri Imana itabara kandi uri Imana ikiza, uri Imana ibohora. Wohereje ibanga ry'amaraso y'umwana w'intama udafite inenge, maze Abisirayeli babasha gusohoka muri Egiputa. Uwiteka Mana, wohereje Yesu Kristo, kandi umwakiriye uwo munsi abasha kubohoka agahinduka umwana w'Imana. Ushimwe rero muri kano kanya, kuko uduhamagara ngo tugende nk'abahamya, abahamya ba Pasika, abahamya ba Kristo, abahamya b'imbaraga zo kuzuka. Ushimwe kugiye kudukiza ndetse no kubw'agakiza ko muri Kristo, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.